Shalom shalom aba hafi n'abakure inshuti z'umusaraba ndabashimiye nanone nshimira Imana yemeye kumpa aka kanya ndayishimira. Amazina yanjye nitwa Zawadi nkunda Yesu. Ndashima Imana ku intambara zari nyinshi cyane, hari haciye iminsi cyane cyumweru kirenga ntaboneka kuri aka karago. Ndashima Imana rero inyemereye kuboneka kuri aka karago. Ndashima Imana nawe kwemere kuboneka muri aka kanya. Yesu aduhana umugisha. Reka dusenge. Ndagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo mu izina rya Yesu Kristo, nsabye amaraso yawe kweza imitima yacu, ubwenge bwacu n'ibitekerezo. Ijambo ryawe rirambwira ngo aho babiri batatu bazateranira kubw'izina ryawe ngo uzurure kubane nabo. Natwe rero duteranye turenze umwe babiri batatu, ndagira ngo ugire neza umuntu umwe, uhumurize umutima ubabaye, ukomeze amava atentebutse, wurure umutima w'umuntu, agahinda n'ingomu byomure mu izina rya Yesu Kristo, kuko uracyari y'Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Uri Imana yumva gusenga tuvuze mu ijwi rimwe. Ndagushimye rero ko uyu munsi hari umuntu ukiza, hari umuntu ubohora, hari umuntu uhumuriza, hari umuntu uhindura amateka. Utari uri burye uramugaburira, uwambaye ubusa uramwambika, urarema igitangaza gishyashya mu buzima bw'umuntu umwe uyu munsi. Ndagushimye rero kuri umwami w'amahoro kandi kubishoboye, rekubane natwe n'abarige guhaye karibu n'ikaze mwuka wera, uvuge utegeke uganze muri twe kandi uterane natwe. Urakoze Yesu kuri mwiza. Ijambo ryawe ari inkota ityaye icumita ihinguranya, reka risenye udafite umumaro ryo kwifite umumaro umutima yacu. Ntaba ari twe message washatse kugeza ku bantu bawe uyibahe mu izina rya Yesu Kristo. Turatuje turagandagaje imbere yawe, amaraso Yesu adutwikire kandi utwumvire uyu munsi ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amazina yanjye ni yandi, nitwa Zawadi. Ministeri nkoreramo yitwa GL Ministry, Jesus is a Living Stone Ministry mu magambo arambuye, cyangwa se mu kinyarwanda Yesu niwe buye rizima. Ndagukangurira cyangwa se ndakurarikira kugira ngo ujye unkurikira uko Uwiteka gushoboza, kandi Imana iguhe umugisha kuba wagize ishyaka ryo kuba ahangaha. Icyo nakuraga urakajya mu ijuru, icyo nakwaturaho urakajya mu ijuru. Yesu rero aguhe umugisha. Topic y'uyu munsi rero iravuga ngo mbigenekereje let it go. Mbikise mu kinyarwanda, reka urukungu rukurane n'amasaka. Sinzi mu buzima bwawe kiri urukungu muri iyi minsi, ariko Yesu muri Matayo abwira abigishwa be, aravuga ngo mureke urukungu, abacira umugani ababwira ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka. Ngo baramubaza ngo none se ngo bizagenda bite? Aravuga ngo mureke rukurane n'amasaka, ngo umusaruzi azaza, nzohereza abasaruzi baze basarure, bakure ingano bazishyire ku ruhande, bafate urukungu barushyire ku ruhande ngo barurunde imiba, ubundi barufate barutwike rujye mu mwanya warwo. Ntabwo nzi kiri urukungu mu buzima bwawe, niyo message Uwiteka yampaye uyu munsi. Yesu aduhana umugisha. Ntabwo nzi kiri urukungu. Urukungu bwaba ari bwa buzima ducamo bwa buri munsi uko umwuka bimpaye. Ntabwo nzi ikiri urukungu mu buzima bwawe, ariko Yesu afite message ivuga ngo reka rukurane n'amasaka. Isaha nigera urwo rukungu umurinzi azohereza umusaruzi akuremo urukungu, ego arushyire ku ruhande. Bivuga ngo rushobora kuba urukungu cyangwa se umurima utarera wo gusarurwa, cyangwa se akaba ari bwo giterwa, kuko umurima ugira igihe cyo kwera. Umurima umubibyi cyangwa se umuhinzi atekereza guhinga, icyo nicyo cyambere akora, agashaka umurima akawukuramo ibyatsi akawugira neza, sinzi ukuntu bawita, ukuntu bawugira, yarangiza agategura imbuto ye, agafata umunsi akajya gutera imbuto. Haleluya. Yamaze gutera imbuto, umuntu uteye imbuto aba ari umuntu mwiza. Tugendane nuba mu mwuka urantahura. Amaze gutera imbuto ngo n'umwanzi araza agatera indi, niko Yesu yavuze, akavangamo ibijya gusa n'imbuto. Noneho umurinzi agasanga byakuze byose. Imana idufashe cyane. Noneho mu gihe biri gukura, Imana yemera ko bya bintu bitugeraho bikaba mu buzima bwacu. Ntabwo nzi kiri urukungu mu buzima bwawe, niko natangiye mvuga. Mbese ni indwara iri urukungu mu buzima bwawe? Mbese ni ubukene buri urukungu mu buzima bwawe? Mbese ni intambara utewe na bene so
biri urukungu mu buzima bwawe, cyangwa ni intambara z'uburyo bw'umwuka zituma utagenda neza uko Imana ibishaka mu buzima bwawe. Ntabwo nzi ikintu umwuka ashaka ko gusobanura kiri urukungu mu buzima bwawe, ariko isaha irageze kuko imbuto ibyo twahinze byeze bikuze, yego birakuze, bigeze kuri rwa rugero rwo gusarurwa. Umusaruzi rero ari hafi. Yavuze ngo urukungu murufate murushyire ku ruhande, murufunga imiba n'imbuto kuko yeze muyishyire ku ruhande, hanyuma urukungu murumfatire murufunga imiba, hanyuma mutwike. Uwiteka atwike ibyo byose bikuremerera mu buzima bwawe. Uwiteka aguhereze umugisha. Ntabwo mbizi, ndumva hari akaririmbo nkunda kubwiriza ndirimba, muraza kunyihanganira, nuko nahamagawe. Haleluya. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbana akaririmbo. Uko umwuka tuyobora niko tubigendanemo. Yesu aduhane umugisha. Ngubwo impanda z'Uwiteka zizavuga mu ijuru. Haleluya. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuga mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abatoranyirize mu ijuru rye. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho, nzaba nari nanjye sinzaburayo. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Haleluya. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, gwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mwisazama ntinyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Haleluya. Ngo Yesu databuja ngo nzamukora ntacogora, ngo ngwize ubuntu n'urukundo amfitiye. Haleluya. Ngo maze imirimo yo mu isi ninyirangiza, ngo azampamagara ngeze mu ijuru. Uwiteka tugire neza. Urukungu rukurane n'amasaka. Reka byose bikurane. Wihanganire ibikugeraho, wihanganire ibyo uri guhura nabyo, kubera ko biba bifite impamvu yabyo. Reka nguhe urugero ukuntu bifite impamvu yabyo. Iyo Yesu aza kwemera, Yesu igihe cye cyegereje cyo kubambwa, yarabwiye intumwa ati tubane maso. Yabonaga igihe cy'umubabaro kigeze, yabonaga igihe ya saha ya misiyo igiye kuba antame, igiye kugera. Ngo baza kumufata, niko birimbwira, ngo n'abaje kumufata ntabwo bari bamuzi, ariko Yesu yarazi ko iyo saha ije kandi bimwegereje, araceceka. Yego, navuze ngo tureke bikurane bibane. Yego, Imana ibizi impamvu yatumye ibyo bintu biza mu buzima bwawe.
uko yatumye ibyo bintu biza mu buzima bwawe niko izanabirangiza. Ntabwo nzi ari ibiki biri urukungu mu buzima bwawe. Ndavuga ku bya Yesu. Yesu ngo yabanaga n'intumwa ze, bose bari inshuti ze izo ntumwa, ngo ariko hari abari bamwegereye. Mu bantu bari begereye Yesu cyane na Yuda yarimo. Yuda yizeraga Yesu, Yuda yagendanye na Yesu, Yuda yari azi ko Yesu ari umutipe ukomeye utashobora gutsindwa, utashobora guhangurwa akurikije ibitangaza yakoze, akurikije kuntu yazuye abantu, akurikije ibintu avuga, akurikije ibyo yigisha, akurikije ubumana yamwumvanye. Aravuga ati uyu nguyu niyo namugambanira nkamukinaho urusimbi ntacyo bazamutwara. Isaha rero iragera, Imana irabyemera, rwa rukungu rukurana n'amasaka. Yuda aba mu bigisha, abamo. Isaha iragera, aba ari ugambanira Yesu. Ntabwo nzi abari kukugambanira, ndi kubwira umuntu uri mu mwuka, nujya mu mwuka urabyumva. Yesu adufashe cyane. Ngo isaha igeze, ngo Yuda aramwegera, abwira abo basirikare, ababwira ati umuntu ndi bwegere nkakubita nkamusoma ku itama, aba ari we mufata, araba ari we Yesu. Muri we yari afite confidence yuko Yesu ari bwirwane uko byamera kose, ntakamenye ko ari gusohoza ibyahanuwe. Uwiteka adufashe cyane. Urukungu rero rukura n'amasaka. Yuda yabanye nabo, baragendana, barasangira, ariko iyo saha iragera. Isaha igeze, icyantangaje nuko Yuda araza aramusoma. Yesu aramubwira tugambaniza umwana w'umuntu kumusoma. Baramufata, bamufashe, Petero akura inkota mu rwubati, cwi, abakasa umuntu gutwi. Akasa umuntu gutwi, Yesu aramubwira ati iyi ntambara ntabwo ari iy'umubiri, ni iy'umwuka. Afata kwa gutwi agusubizaho. Iyo aba ari abantu bafite ubwenge bari guhita batahura, bakavuga ati wa muntu ntabwo asanzwe. Ugutwi ni gute umuntu akuraho ikintu gutyo ikiganza bakagikuraho, undi akazana magic agahita agisubizaho. Abantu ntibabyiteho. Ariko kubera ko urukungu rugomba gukurana amasaka kugera ku isaha ya nyuma, urukungu rugashyirwa ukwarwo rugatwika, nuko n'amasaka agashyirwa ku ruhande, cyangwa se imbuto yeze ingano igashyirwa ku ruhande. Yesu aremera, birashyika. Yesu aremera, baramufata. Yesu aremera, baramujyana. Yesu aremera, baramukubita. Yesu aremera, bamuciraho imyenda. Yesu aremera, bamwikoreza umusaraba. Yesu aremera, bamucumita imisumari. Yesu aremera, bamukiniraho ubufindo, urusimbi. Yesu aremera, bamucumita inkota mu rubavu. Yesu aremera, bamubamba ku giti cy'abantu bavumwe. Aremera, ibyo byose arabyemera. Iyo atabyemera, bya bindi Imana ijya yemera ko bitugeraho, aribwo yavuze Yesu ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka. Isaha nigera, umunota nugera, ibyo bikuremereye Uwiteka azabihagurukira, bifate, abihindure bishyashya. Uwiteka guhereza umugisha. Ihanganira ibyo uri gucamo, ihanganira izo ntambara, kuko Imana yemeye ko bishyiga. Yemeye ko Yesu Kristo ajya ku musaraba. Ndibuka ngo ku isaha ya nyuma igeze, Yesu aravuga ngo data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ariko ngo Imana iraceceka. Ageze ku munota wa nyuma ngo yumva ijuru riramuretse, abwira Imana ati data, ko numva ni iki kikundekesheje. Byari binutse imbere y'Imana ko Imana itemera ibi, nuko ngo Imana irahindukira imutera umugongo gatoya, ariko itamuretse. Reka ngasubiremo. Imana irahindukira imutera umugongo gatoya, ariko itamuretse. Imana ijya iceceka muri situation runaka turimo, atari uko itwanze. Imana ijya yemera bakadutuka bikemera. Yaremeye Yesu ajya ku musaraba, bamuciraho, bamumenaho sipongo, bamwita amazina, bamucumita icumu mu rubavu, kugira ngo byose bizoze gukiranuka. Iraceceka, irabyemera, kuko umugambi w'Imana mu buzima bwawe ukomeye kuruta kurandura urukungu mu masaka. Yego, kuko niturandura igihe kitageze, rwa rukungu ruraza kuzamukana n'andi masaka cyangwa izo ngano.
ntabwo umugambi w'Imana urabaye antame. Ibyiza nuko tureka umugambi w'Imana ukaba antame mu buzima bwacu. Ntabwo nzi ibikuremereye, nanjye ibyanjye ndabizi bindemereye, nawe ibyawe urabizi bikuremereye. Ahari se n'uburwayi bukuremereye, ahari se n'ubukene bukuremereye, ahari se n'ubuzima waciyemo bukuremereye, ahari se n'ibyagukomerekeje bikuremereye, ahari se bakugiriye nabi udashobora no kubabarira. Usaba Imana umutima wo kubabarira, kugira ngo ubashe kubyakira. Usaba Imana igukomeze iguhereza imbaraga, ubashe kubinywa nk'amazi. Ureke igihe gisohoze gukiranuka kwacyo. Isaha y'Imana nigera ifite ikintu gikomeye cyane. Iyo Yesu ataza kujya ku musaraba ngo avuge ngo byose birarangiye, Mana ntubabareho icyaha, haleluya, ngo bisohoze ibyo gukiranuka n'umugambi w'Imana, ntabwo tuba turi ahangaha, ntabwo tuba twicaye ahangaha. Zawadi ntabwo mba nica mvuga Yesu, kubera ko yari abomination ku gihe cya kera. Cyari ikizira yuko umugore yicara akavuga ijambo, sirita ijambo ry'Imana, cyangwa guhagarara mu bagabo akavuga. Twatewe iteka. Ntabwo nze kwigisha ko abagore batewe iteka, hoya, ndi kuvuga ko umugambi w'Imana usohora. Ariko nta kintu cyiza kiva ku kintu cyoroshye. Ikintu cyose cyiza kiravuna. Hari umuntu uri kubwira? Shalom shalom. Ikintu cyose kizana umugisha kiravuna. Mbahaye urugero rwa Yesu ajya ku musaraba, biremera, birakunda, biremera kugera ubwo bamucumise, bamutera icumu mu rubavu, isaha hanyuma igeze ngo aratanga. Umwenda wa hera utabukamo kabiri uduhuza. Ubu ngubu tubasha kwinjira hera hahera. Ubyumva neza yanterera, haleluya, amen. Yesu akumpera umugisha untahura. Yesu akumpera umugisha wo untahura. Iyo Yesu ataza kujya ku musaraba, yewe nawe ntabwo tuba twicaye ahangaha, ntabwo tuba turi mu mwidegembyo nk'uyu nguyu. Imbuto y'umugisha yose itwara igihe kwera. Ikintu cyose cyiza kirabanza kikakugerageza. Ntabwo umuntu arangiza ngo azabe umucamanza ataciye mu mashuri. Aragenda agaca mu mashuri ndetse n'umuryango ukamwibagirwa. Amashuri yo kuba umucamanza ni imyaka myinshi, ni nk'iyo kuba umuganga. Uriga ukiga ukongera ukiga. Ubuzima rero niko bumeze. Nta kintu tubona easily. Imana idufashe cyane. Wihanganire nawe iryo shuri urimo, wihanganire nawe ibyo bikugerageza. Ntabyo nzi. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo ibice bya 13 umurongo. Matayo ibice bya 13 umurongo wa 24. Umugani w'urukungu mu masaka. Uwiteka tugire neza. Nuko abacira umugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwami araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimururandura urukungu murarandurana n'amasaka. Mureke bikurane, byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu, muruhambire imitwaro, rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Uwiteka atugirire neza. Umurongo wa 28 uravuga ngo, ati, umwanzi niwe wagize atyo. Umwanzi yagize ate? Yateye imbuto ye. Umwanzi yagize ate? Yateje ubukene.
kugira ngo Zawadi asabirize, kugira ngo Zawadi namara kumva ubukene bumuteye ajye kwiba, kugira ngo Zawadi namara kubona bamwanga ajye mu bapfumu. Yateje imbuto mbi. Haleluya. Yateje imbuto mbi. Ariko Imana yarabibonye ko yateje imbuto mbi. Iyo ibishaka baramuhagaritse umwanzi ntareke imbuto ye mbi. Funny part gisekeje nuko ngo imbuto imaze kugera mu murima, Imana irabireba iricecekera. Abarinzi bati nyamara uru rukungu tubonyemo reka turukuremo. Imana iti hoya mubireke bikurane. Igihe nikigera umuntu amaze gushyirwa ku gipimo gikwiriye neza, yamaze gucencurwa, amagambo yavuzwe ataretse Imana, ubukene bwaje atayihakanye, kugirirwa nabi byaje atayihakanye, gukomeretswa n'abantu byaje akaguma ku Mana ndetse akabasha kubabarira, kugira intambara nyinshi, kwambara ubusa, ubukene, inzara, kwirukanwa ku kazi, akabigira ariko akaguma kubaha Imana mu mutima. Urugero rukashyika igihe Imana ishakira. Imana izategeka umusaruzi azi ibintu byose abihindure. Mvugira ngo amena niba ntahura. Yesu aguhereza umugisha. Ntabwo nzi ibyo uri gucamo, ariko message iravuga ngo humura. Ibyo uri gucamo Imana irabizi. Uwiteka akurwanirire, akubere igisubizo. Intambara uciyemo zirabaye, ariko message yanjye Imana irabizi, kuko ijya yemera ko byose bitubaho. Imana irabizi nkuko yemeye ko Yesu yigira umuntu akaza akavuka, akavukira mu bakene, akavukira mu kiraro, akambara ubusa, agasuzugurwa, agatukwa, inzara ikamurya bikemera, akambara ubushwambagara ko yavukiye mu bakene, bakamwita amazina ku cyaro aho yari atuye. Imana irabyemera. Imana ijya yemera ko duca muri ibyo byose. Reka urwo rukungu rukurane n'amasaka. Uwiteka atugire neza. Ntabwo nzi urukungu mu buzima bwawe ari uruhe, ariko igihe kirageze ngo umusaruzi aze abisobanure. Amen. Igihe kiraje ngo umusaruzi aze indwara zikire. Igihe kiraje ngo umusaruzi aze ubuhoke. Igihe kiraje ngo umusaruzi aze umugabo wabuze aboneke. Igihe kiraje ngo umusaruzi aze ubukene bushire. Igihe kiraje ngo umusaruzi aze bisobanuke ibidasobanutse. Uwiteka tugire neza. Hari indirimbo yindi umwuka nyoboye, reka tuyiririmbe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Indirimbo ntabwo nzi impamvu ari uko byaje. Indirimbo y'164. Yesu yavukiye i Betlehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyambabazi nyinshi cyane, ngukuko yaje anshaka, ngukuko yaje anshaka, ngukuko yaje anshaka, n'umunyambabazi nyinshi cyane, ngukuko yaje anshaka. Yesu yancunguriye ku giti, kandi abohora umutima wanjye, nangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Uwo mwami yazize ibyaha byanjye, Yesu yazize ibyaha byanjye, nangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Yesu ntahwema gukiza abantu, bene data ntitugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Uwo mwami araduhamagara, araduhamagara, Yesu araduhamagara, ngo tuzabane nawe mu ijuru, araduhamagara. Yesu azagaruka tujyaniwe nyuma y'imibabaro, tugumane nawe iminsi yose, uko yabisezeranye natwe. Uwo mwami azaza ntazatinda, azaza ntazatinda,
azaza ntazatinda Yesu nk'uko yabiseze nk'uko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda. Oh Yesu ashimwe. Ibiryo byari bitumye maze iminsi ntaboneka uko narwaye inkorora. Uwiteka abahereza umugisha. Uko yabisezeranye natwe azaza Yesu ntabwo azatinda. Imana iduhane umugisha. Uko yabisezeranye natwe umwami Yesu azaza ntazatinda. Yesu aduhane umugisha. Haleluya. Kuvuka kwa Yesu yabaye incungu y'ibyaha, ariko Imana yemeye ko biba, yirengagiza bya bindi ari byo nakubwiraga. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, nta gihe tuzagira amahoro. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, nta gihe tuzagira amahoro ngo dukore ibyo dushaka, ngo tugende uko dushaka. Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane nawe imisi yose, turuhuke imiruho n'imihati. Mu isi umuntu wese ugihumeka afite urugero rwe, afite urugendo rwe, afite inzira Imana yamuteguriye. Imana ikugirire neza, nanjye Imana ingirire neza. Yesu aguhumurize. Navuze ngo uko umwuka b'Imana iko mbitanga. Turirimba indirimbo ya 385. Imana nishoboza kubasha kwiririmba kuko numvaga korora kazamuka. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero atijo ryijimye cyane buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Izi ndirimbo zikurikiranyije urumva bijya mu mwuka, hari ukuntu biri connecte bikurikije message Imana ishaka guhereza umuntu. Murwanyi w'icyo mbwira nawe ansubiza yitonze ati doruru gamba ruzashira guma mu ntambara. Ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka. Tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka. Ndacyaba zibyaremwe byose binsubiza bitya biti bezisi yaciza gushira hazindi horaho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi byaremwe uko bingana giteza impanda ye. Haleluya. Kandi byaremwe uko bingana giteza impanda ye. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi. Duhumure tuzaruka tutakibabara. Ntukarire
tuzabana ibyago bizashiraho ntituza bura y'amahoro kwa Yesu mwijuru. Witeka duhana umugisha. Amagara ntabwo ameze neza, ariko ntabwo nakihangana kutavuga iby'Imana. Nanjye numva naka umuriro, numva ndi mideni iyo nageze ahangaha. Yesu aguha umugisha rero. Reka umugambi w'Imana usohore ku buzima bwawe. Gukira ni muri Yesu, kubohoka ni muri Yesu, kwambara ni muri Yesu, kurya ni muri Yesu, guhindurirwa amateka ni muri Yesu. Muri Yesu niho agakiza kaboneka, muri Yesu niho amahoro aboneka, muri Yesu niho guhumurizwa kuboneka, muri Yesu niho uhindurirwa amateka bigakunda. Nta muntu wakugirira neza, umuntu akugira neza ejo akabigira incyuro iyo bibaye ngombwa, cyangwa se akagira ukuntu ashaka kugutegeka ko akugire neza. Ariko Imana umugisha itanga ntabwo ishyiramo amazi. Imana ibintu itanze iyo urukungo Imana imaze kurukura mu masaka, yego, Imana imaze kugucencura neza byose ikabivangura mu gihe gikwiriye byose bikagenda neza. Imana umugisha Imana itanga uzana ubukire, umugisha Imana itanga uzana amahoro. Imana igukijije urakira burundu, Imana ikubohora bohoka, Imana iguha agakiza nta muntu. Imana yinjiye mu buzima bwawe gakora ikintu ntabwo uzigera wicuza. Yesu rero aguhereza umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ni ryubahe. Ndagushimye ndaguhimbaje kubw'ijambo twumvishe ngo urukungu tureke rukurane n'amasaka, mu bundi buryo ngo tureke intambara wemeye ko zishyika mu buzima bwacu ufite umugambi. Ibibazo ducamo byose ducamo ujya wemera ko bishyika kubera ko ufite purpose, intumbero ku buzima bwacu, kandi umugambi ufite kuri twebwe ni mwiza si umubi. Reka umuntu uyu munsi umugire neza, reka inshuti y'umusaraba uyitabare, reka amarira uyahanagure uyu munsi, reka uhumurize umuntu uyu munsi, ukize indwara uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro utanga abantu babuze amahoro, mbasabiye amahoro yo mu mutima, mbasabiye umunezero utanga mu izina rya Yesu Kristo. Ubagurira imbago nkuko yaguriye Yabesi. Intambara ni nyinshi kandi uduhe kubera amaso ubugingo kuko aribwo buzakubona. Urakoze inshuti nziza, ndatuje ntutuze, ubwo ibyo yagendera nanjye ntunsige. Ni mu izina rya Yesu Kristo wanesheje tubisenze twizeye, amen. Inshuti y'umusaraba, Yesu aguhereza umugisha, kandi Imana iguhe umugisha kunkurikira. Tuzongera tubonane mu kiganiro gikurikira. Shalom shalom.